twizere ko ukomeje kumererwa neza nawe waramutse Rwanda ukomeje gukurikira. Reka twinjire mu nsanganyamatsiko yacu turebera hamwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu bizamini byo gutwara ibinyabiziga. Ibi turabikomoza ku kuba Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga mu minsi iri imbere, baraza no kubitubwira, bishobora kuba biri no hafi rwose, bagiye gufungura ikigo gishinzwe gukoresha ibizamini byo gutwara ibinyabiziga hifashishijwe ikoranabuhanga. Iri koranabuhanga riravugwaho byinshi bitandukanye, urabizi. Buri wese arakubwira ibye, arakubwira uko byifashe. Ni nayo mpamvu tuza kurebera hamwe ese rirakoreshwa gute, rirakemura ibiki, rirongera agaciro ku ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ntabwo haramenyekana igihe ikigo kizatangirira, ariko abo turi kumwe nabo hano baraza kuduha ayo makuru. Ariko kuri ubu ngubu ikigo urebye ubona ko mu mashusho tumaze iminsi ubona ko byateguwe. Harimo ikoranabuhanga kuva aho winjirira kugera usoje ikizami, waba ubonye perimi cyangwa se utayibonye. Human contact ni gake cyane, ibindi byose ni ikoranabuhanga. Ibi ngibi bijyanye no gukemura ikibazo cy'ubwinshi bw'abasaba gukora ibyo bizamini, ariko kikanajyana nanone no guca ibyakunze kuvugwa ruswa muri ibi bizami. Reka twakire CSP Emmanuel Hitayezu, ni umuyobozi ushinzwe ibizamini ishami rya Polisi rishinzwe ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga. Mwaramutse neza Fane. Mwaramutse neza. Yego. Turi kumwe kandi na Jean Paul Habumugisha, afite ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda apaforume. Muraho neza Jean Paul? Muraho neza. Yego. Kugira ngo rero twinjire muri iyi nsanganyamatsiko yacu, afande, duha ishusho ifatika ya kiriya kigo. Mumaze iminsi koko muganira n'abanyamakuru batandukanye babaza uko kiriya kigo giteye amatsiko, nanjye ubwanjye narahanyuze. Kiriya kigo cyifashe gute mu mpande zombi? Murakoze. Mbanze mbashimire kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tuze tuganirize abakurikiranye televiziyo y'u Rwanda ibijyanye n'imikorere y'ishami rishinzwe ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga. By'umwihariko ikigo kigiye kuzajya gikoresherezwamo ibizamini mu gihe cya vuba. Ishami rishinzwe ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga ni ishami ryashyizweho na Polisi y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo habeho kunoza imitangire ya serivisi, cyane cyane ku bantu baza cyangwa se bakeneye impushya zo gutwara ibinyabiziga. Akaba ari ishami rero uyu munsi navuga ko ritakibarizwa mu ishami tuzi rya traffic cyangwa se rishinzwe umutekano mu muhanda nk'uko benshi bari babizi. Ubundi iri shami ryari risanzwe ribarirwa muri traffic, mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, ariko mu rwego rwo kunoza serivisi biba ngombwa yuko riba ishami ryigenga. Uyu munsi rero iryo shami rirakorera mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, mu kagari ka Busanza. Tukaba twaratangiye kuhakorera mu mwaka wa 2021 nk'ishami nyine ritanga serivisi umunsi ku wundi. Dutangira nk'ishami ryigenga rivuye mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda. Ryari ishami mu by'ukuri rikoresha ibizamini kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu hirya no hino mu gihugu. Mu gihe mbere ikiri agashami muri ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, wasangaga nk'ibizamini bigira igihe bikoreshwa ubundi bigahagarara bitewe n'impamvu zindi zihutirwa z'akazi. Ariko uko abanyarwanda, abaturarwanda bagiye bakenera cyane iyi serivisi ijyanye no kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, nyine byabaye ngombwa yuko iba ishami ryihariye ritanga serivisi ku bakeneye iyo serivisi umunsi ku wundi. Ari nayo mpamvu uyu munsi
mu gihugu hose dufite aho dukoreshereza ibizamini hagera kuri 16. Ubwo ndavuga haba ku bijyanye no gukorera impushya za burundu, ariko tukagira noneho n'ahandi handi centers zigera kuri 16 dukoresherezaho ibizamini by'abashaka impushya z'agateganyo. Urwo ruhushya rw'agateganyo birazwi yuko kugira ngo wemererwe gukorera uruhushya rwa burundu ugomba kubanza gukorera uruhushya rw'agateganyo. Aho rero dufite site zigera muri 16 ndetse hakaziyongeraho n'iyi ngiyi izatangira mu minsi iri imbere ya 17, aho umuntu ukeneye gukorera uruhushya rw'agateganyo yiyandikisha. Nabyo turaza kubigeraho uburyo ki umuntu yiyandikisha kugira ngo abashe gukorera uruhushya rw'agateganyo kugeza ubwo azabona uruhushya rwa burundu. Muri iriya shami rero niho kiriya kigo kizatangira mu minsi ya vuba kibarirwa, cyane hariya Busanza. Akaba ari ikigo mu by'ukuri kizajya gikoresha ikoranabuhanga mu gukoresha ibizamini. Twari tumenyereye yuko kuva ikizamini gitangiye kugeza gisoje uba uri kumwe n'umupolisi uruhande rwawe, ikintu human contact, yego, agukoresha ikizamini. Ariko muri ubu buryo bushyashya bushingiye ku ikoranabuhanga, ho rwose hafi 90% uzajya ukora ikizamini cyawe nta mupolisi muri kumwe. Ahashoboka ko muzajya muba muri kumwe ni mu gihe cyo gukora ikizamini cyo mu muhanda, tureba uburyo ki umuntu azi kubisikana n'ibindi binyabiziga, cyangwa se uburyo ki akorana n'abandi barimo gukoresha umuhanda, uburyo avugana n'abandi barimo gukoresha umuhanda, kuko ni ngombwa kugira ngo umuntu amenye ngo uyu muntu ibizamini byo muri centre cyangwa se byo mu kibuga arabikora, ariko se iyo agiye hanze mu muhanda aho ahura n'abandi bakoresha umuhanda bigenda bite? Aho niho rero azajya ahura n'umupolisi, ariko umupolisi nawe akagira uruhare ruto cyane mu byo umukandida uzaba uri mu kizamini azaba akora, kuko hari igihe ushobora kugira gutya wenda uri mu kizamini hanyuma ugahura n'umuntu akaba yagukoresha amakosa adaturutse kuri mu gukora ikizamini, ahubwo biturutse kuri wa muntu wundi nawe urimo gukoresha umuhanda. Noneho bigatuma umupolisi ahagarika mu kanya gato cyane, ahagarika ikosa ukoze biturutse kuri wa muntu nawe urimo gukoresha umuhanda. Icyo nicyo umupolisi azajya akora, cyangwa se mu gihe wenda ananiwe kuba wa muntu bigaragara yuko adafite ubushobozi bwo kuba yatwara mu muhanda, ngo nabyo bizajya bisuzumwa, hanyuma barebe niba uyu muntu niba atashobora kuba yagarura imodoka aho yatangira ikizamini, umupolisi akaba yayigarura. Ariko ubundi navuga ko rwose cya kintu muvuze human contact kizagabanuka ku kigero cyo hejuru cyane, ari nabyo bizajya bifasha guca ya marangamutima, aho wasangaga umuntu akubwira ati ariko narenganye, umupolisi yandenganyije, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero bizaca ibyo bibazo twajyaga duhura nabyo, usanga abantu bakreminga basaba bati aha mu ndenganure narenganye. Iyo kubera ko tuzaba dukoresha ikoranabuhanga, uzajya ubona ukora ikosa, imodoka abantu cyangwa se ikinyabiziga abaje gukora ibizamini bazaba bakoresha, harimo ikoranabuhanga ku buryo niba ukoze n'ikosa uhita ubona yuko amanota agabanutse. Ikizamini rero ugitangira ufite amanota 100%, hanyuma uko ugenda ukora ikosa nawe ubwawe ubyibonera, amanota akagabanuka kugeza ubwo wenda ageze ku manota yo gutsindirwaho. Amanota yo gutsindirwaho ni munsi ya 80. Ya makosa yose wagiye ukora iyo ataragera kuri 80 ubasha gusoza ikizamini cyawe, hanyuma ukaba wakomeza ku kindi gikurikiyeho. Cyangwa se niba icyo gisoza ikizamini ari cyo
wabonyeho 80 hejuru ya 80 uba watsinze. Icyo gihe rwose uba ufite uburenganzira bwo kuba wagenda ukandikisha perimi yawe kuko uhita ubona amanota muri sisiteme ako kanya. Murakoze cyane afande, kugira ngo yenda n'ababigiramo uruhare bahugura babandi bazaza mu kizamini batubwire uburyo kiri ikoranabuhanga rije kubafasha mu kwihutisha ibizamini. Reka mbwira abadukurikiye ko iki ari ikiganiro bashobora no kuza kugiramo uruhare bahamagara ku murongo wa telefone wacu, bari ku buhanga bw'ibyuma babahereza umurongo wa telefone ndetse banawufungure. Turaganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu gukemura ibibazo ndetse no kwihutisha serivisi zijyanye no gutanga perimi zo gutwara imodoka. Jean Paul, urabona ko traffic police bageze kure mu gutanga, ntago bashinzwe umutekano, abangaba bashinzwe umutekano bageze kure bitegura gutanga izi mpushya mu ikoranabuhanga n'ibizami. Ariko mwebwe muri rusange iyo duhura mu mihanda mwigisha munakigisha muri ya gakondo, hari ikoranabuhanga nawe mwamaze gushyiramo, cyane ko kuri ubu ngubu bivugwa ko musigaye mwigisha ibizamini kuruta kwigisha amategeko y'umuhanda. Jean Paul, murakoze cyane. Urumva natwe turi abafatanyabikorwa ba polisi, ishami rishinzwe gutanga ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni abantu duhura umunsi ku wundi. Byumvikane ko rero batakoresha ibizamini badafite aho abanyeshuri bigiye. Natwe rero ntabwo twasigaye inyuma nk'amashuri yigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Natwe ikoranabuhanga tugomba kugendana naryo. Dufite ikibuga natwe mu Busanza nyine hafi naho babwiye polisi, ishami rishinzwe gukoresha ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga rikorera. Natwe tuzajya dukoresha mu guhugura abashaka kujya gukora ibizamini. Ntekereza ko wenda ubu mu gutangira ikoranabuhanga ritazaba ririmo, ariko ni ikibuga kizaba gishushanyije neza nk'uko icyo bazaba bari bukoreremo kimeze. Ikoranabuhanga iyo urebye usanga rifasha mu gukosora umukandida ugiye gukora ikizamini, ariko kwiga ntabwo hakenewe kwiga ku ikoranabuhanga, ntabwo ari ngombwa. Icy'ingenzi ni ikibuga kimeze neza nk'icyo umunyeshuri azakoreramo ikizamini, kandi ibyo bibuga turabifite. Numva rero nta kibazo kizaba kirimo ko umunyeshuri azaba yabonye aho yihugurira bihagije, noneho akajya gukora ikizamini agakosorwa na rya koranabuhanga. Abadukurikiye barabona ko ikibuga nuko nkuko cyifashe, ushobora kukireba kuri ukagira ngo ni umuhanda, ariko ngewe wahageze uriya ntabwo ari umuhanda gusa. Yenda afande turi kumwe nawe araza kutubwira niba atari ibanga uburyo kiriya mihanda yubatse. Afande, iriya mihanda yubatse ku buryo imodoka wicayemo ikominika n'umuhanda. Yego. Bikora bite? Muri kiriya kibuga tuzaba dukoresherezamo ibizamini, harimo aho imodoka zinyura, harimo sensors. Yego. Yes. Harimo sensors zifasha wa muntu urimo gukoresha wicaye muri tour de contrôle cyangwa se aho bakurikiranira ikizamini uko gikorwa, ku buryo ku modoka hariho utwangombwa cyangwa se device, yes, zinstaye ziri ku modoka, noneho zikaba zikorana na za sensa ziri mu kibuga hasi, ku buryo iyo urimo gukora ikizamini wa uri muri tour de contrôle, uvuga ngo ziriya sensa kuri aya mashusho dufite ziri muri iriya mirongo y'umweru cyangwa ziri mu muhanda hose? Oya, zigiye ziri mu mpande, zigiye ziri mu mpande. Murabona yuko muri turiya tubox tw'umweru, murabona turiya tuntu tw'umweru, hariya ni buriya arimo aragenda ahunga abyita ngo iki, ni inzitizi. Aragenda ahunga inzitizi, ku buryo mu gihe aciye hejuru cyangwa se retroviseri igaca kuri hejuru ya ziriya nzitizi, icyo gihe hari
iriya device iri kuri moto cyangwa ku ipikipiki ihite ikomuniketinga cyangwa se ikorana na ya sensa iri hasi ku buryo iyo uciyeho sensa ihita ikurura ya retroviseur cyangwa se hahandi ikinyabiziga giciye kitagombaga kuhaca. Icyo gihe rero niho navugaga yuko uhita ubona yuko amanota niba wenda uciye hejuru y'iriya nzitizi retroviseur igaca hejuru yayo, ubwo nuvuga ko hari amanota agomba kuvaho. Iyo avuyeho uhita ubibona. Byumvikana yuko rero kuriya agenda mu modoka yenda mibwira abaduku mu modoka barimo computer igenda ikwereka uko amanota yawe amanuka. Yego. Mu modoka hari tablet cyangwa se hari machine ibiri imbere ku buryo mu gihe utwaye ubasha kuba wabona yuko uko ugenda ukora ikizamini utangiranye amanota 100, ukoza agakosa wenda kuvanaho amanota 2, uhita ubona yuko ugusigaranye 98. Uko ugenda ukora ikosa niko ya manota agenda agabanuka ku buryo ushobora kuvuga uti aha hantu ndabona nsigaje amanota makeya kugira ngo njye munsi y'umurongo wo gutsindiraho, bikaba ngombwa yuko yakwitonda akitwararika ku buryo asoza ikizamini kiwe nibura afite amanota ari kuri 80 gusubiza hejuru. Iryo koranabuhanga rero riri mu modoka rifasha wa mukandida kumenya ngo ibi kizamini ndimo gukora ndagikora gute. Na mbere yuko buriya atangira ikizamini wenda nuko twahise twihuta tukajya uburyo ikizamini gikorwa, ariko ubundi iyo wiyandikishije kugira ngo uzakorere ikizamini hariya mu kigo cya Busanza uhabwa kode. Iyo kode ku munsi w'ikizamini iyo ugeze hariya aho dukorera hari abapolisi bashinzwe kukwakira bakareba yuko ari wowe uje gukora ikizamini ku munsi wawe ku isaha baguhaye, kuko hariya umuntu akora hashingiwe ku isaha yasabye. Ntago bitandukanye n'uburyo twajyaga dukoresha busanzwe, aho umuntu yazaga mu kizamini mu gitondo saa moya akaba ari ku kizamini wenda akaza kukirangiza nka saa 9 cyangwa se saa 10. Hariya niba wiyandikishije gukora ikizamini cyawe saa 6, ubwo ugomba gukora ibishoboka byose ku buryo saa 6 uba wahageze, hakubahirizwa ibisabwa byose. Ukigera aho binjirira bareba yuko ari wowe uje gukora ikizamini, hari abapolisi babishinzwe kukwereka aho ujya kwicara bakahakugeza. Hanyuma iyo ugeze muri sale utegererezamo, izina ryawe uhita uribona kuri screen ibiri aho ngaho, cyangwa se navuga ngo ni nka ecran televiseur ureberaho ukabona izina ryawe iyo rije ukabona rihindutse icyatsi. Ubwo iyo ubibona kuri screen uba ubona yuko niba ari Emmanuel Hitayezu ndi kuri liste y'abari bukora ikizamini. Noneho kugira ngo tubashe kumenya neza koko uje gukora ikizamini ari we, hari imeza haba haricayeho umupolisi. Noneho ujya kubona ukabona kuri iyo meza izina ryawe iyo rihindutse icyatsi, uhita ubona yuko kuri iyo meza hariho akantu ureberaho, ugahita ubona yuko ari wowe ugezweho, ukagenda hanyuma ugatera bakakubaza ibyangombwa. Afande tufite umuntu ku murongo wa telefone. Halo, waramutse? Mwaramutse neza. Turaganira nande arahagana he? Turavuga ku ikoranabuhanga mu gutanga ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Yego, nakurikiye. Nitwa Christian. Christian, urahagana he? Ndi Kicukiro. Yego. Numvise afande ibyo yasobanuraga. Yes. Kujyanye na kuriya abakorera ibizami hariya, nagira ngo mpe kude chapeau kwanza traffic police. Oui. Nagira ngo ntange kude chapeau kuri traffic police. Kude chapeau. Yego. Kuko kiriya gikorwa bakoze ni igikorwa cy'ikoranabuhanga cyiza. Njye nagize chance yo kuhagera. Yego. No kuhakorera,
ariko ndahamya neza ko umuntu uzajya uhavana perimi hari ahantu. Warayibonye perimi? Yego. Very good. Merci beaucoup. Ndahamya neza ko umuntu uzajya uvana hari perimi azaba havanye perimi ishobora kuba iriya na internationale. Yego. Kubera ko ibizami bihari ni ibizami byiza, ahubwo hari akandi kantu nabonye keza, buri muntu wese yajya yitwararika, ahubwo akajya gukora afite donc kuko bagusuzuma icyambere amaso ko amaso yari mazima. Turi abantu bake bisuzumisha amaso. Akenshi ujya kwa muganga ari uko muganga akubwiye ngo urwaye amaso cyangwa se warembye. Nyuma yo gusuzumwa amaso, icyo nacyo ni ikizami mu bikoze ibizami bya perimi. Turakumva? Hello? Umuntu ugiye gukora cyase wareba neza hanyuma ukajya gukora ikizami. Ngiye bya bintu nabishimye n'ukuri, ahubwo bazabikwize hose kugira ngo buri amato ekore hafi ya yose azajya akora bya bintu. Ndumva arako ngako nashaka kongeraho. Murakoze cyane. Urakoze cyane, ndagushimye. Afande, hari ibyo wadusobanuriraga, ariko hari n'ibyo Christian yavuze bashimira yuko mwakoze ibikorwa byiza by'ikoranabuhanga, ariko hari n'ibyo twumvise hashobora kwiyongera umubare w'ibizami byakorwaga. Twari tumenyereye bya moto simbizi, ariko iby'imodoka twakoraga 4 ugatahana perimi yawe ariko ni mugoroba nk'uko wabivugaga. Ubu ngubu ibizami bimeze bite? Ni bingahe? Biracyari bya bindi 4? Murakoze cyane. Mu buryo busanzwe ubundi ni ibizamini bizwi ko ari 4, ariko ibizamini navuga bigera ku 10 tuzajya dukoresha n'ubundi byakoreshwaga muri bya bindi 4. Nuko gusa hariya mu rwego rwo kugira ngo umuntu abisobanukirwe neza, ibyo bizamini twagiye tubigaragaza. Ubundi mu bizamini bisanzwe twari tuzi nk'ukora ikizamini kuri kategori ya B ku modoka ntoya akora ibizamini 4. Yakoraga reverse, gusubira inyuma, aribyo bita gusubira inyuma, agakora parking, agakora circulation, gutwara imodoka mu muhanda, noneho agakora na demarrage. Muri bya bizamini uko ari 4, buriya ibyo biri 10 bikubiye muri bya bindi 4 twakoreshaga. Ko niba wenda mwarigeze gukora ikizamini, ubona ko nk'iyo turi muri circulation, ibyo bita hari ikizamini bavuga ngo guparika ku ruhande cyangwa se parallel parking mu ndimi z'amahanga, cyangwa se kiriya kizamini twavugaga cyo gusubira inyuma cyangwa se guparika, ibyo byose twabikoreshaga n'ubundi turabikoresha n'ubundi muri bizamini bisanzwe. Gusa aho bitandukanye ubu ngubu nuko twabishyize ku rutonde kugira ngo rya koranabuhanga rijye ribasha kubona uko rigenda ribikosora, ariko ubundi mu busanzwe birakoreshwa, byari bisanzwe bikoreshwa, nuko gusa byabaga bikubiye muri bya bindi 4 tuzi binini. Naho ari icyo cya wenda reka tuvuge ngo demarrage n'ubundi yari isanzwe ikoreshwa. Ikoreshwa imodoka nini. N'ubu ngubu n'imodoka nini zizakomeza gukorera muri demarrage? Zose zirakoreshwa, keretse kuri kategori C na D1 na E cyangwa se E, ziriya modoka za rukururana niho tudakoresha demarrage. Ariko bya bizamini uko tuvuze bigera ku 10 n'ubundi bisanzwe bikoreshwa muri bya bizamini bisanzwe. Aho itandukaniro rihari nuko noneho ubu ngubu tuzajya tubikoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga, tukavuga ngo iki kizamini cyitwa gutya, iki cyitwa gutya, iki cyitwa gutya, ariko ubundi ni ibizamini twari dusanzwe dukoresha. Nuko gusa hariya mu buryo bw'ikoranabuhanga byagiye bihabwa nabyo amanota yabyo, ariko ubundi byabaga ari umuntu urimo gukoresha icyo kizamini akamenya ati ndimo ndagukoresha ikizamini cya parallel parking cyangwa se guparika ku ruhande, ndimo ndagukoresha ikizamini cyo guparika nk'uparika muri garage. Ibyo byose ni ibizamini abantu basanzwe bakora, ahubwo nuko uyu munsi buri kizamini no kigenda gihabwa amanota yacyo kugira ngo nibura bibashe korohera wa muntu kubitandukanya neza. Ku murongo wa telefone niba hari umuntu twamwakira. Hello? Hello. Waramutseho?
mwaramutse neza. turaganira nande arahagana he? Nibikora Joas imerereye mu karere ka Kamonyi. Yego. Twagira ngo tubabaze mfite ibibazo bigera kuri 3. Icya mbere twagira tubabaze igihe nyirizina ibizamini bizatangira gukorerwa dukorera muri kiriya kibuga. Yego. Icya kabiri turebe umukandida yageze mu muhanda nyirizina yatangiye gukora ikizamini. Hari ahantu azajya akosorwa na polisi akoze ikosa ahita akurwa mu kizamini nyirizina, cyangwa se nk'uko ibindi bimeze nabwo ashobora gukora ikosa akemererwa gukomeza ikizamini. Yego. Icya gatatu ko hari ahantu umuntu azaba ahagaze, hari ahantu umuntu azajya aba ahageze bwa mbere kandi hakaba hari imihanda myinshi, azajya abwirwa n'iki nyirizina umuhanda azajya aba agiye gukomerezamo kugira ngo mu gihe arimo gukora ikizamini. Hari imihanda myinshi kandi ubwa mbere tuzajya tuba tuhageze, ese azajya aba ari kuyoborwa n'iki kimwereka ngo dore kata gutya genda gutya utayoba. Urakoze cyane, ibibazo byawe 3 byumvikanye, tugushimire. Umurongo wacu wa telefone uracyafunguye, niba hari undi nawe bamuduha ku murongo wa telefone kugira ngo tumwakire. Jean Paul, yenda fanda utwo tubazo tunotinge, ariko nabyanditse ndakwibutse. Yego. Iyo urebye aho ikoranabuhanga riri kuganisha, kamera mu mihanda, utuntu dutandukanye, polisi ishobora gukoresha ireba imyitwarire y'uyoboye ikinyabiziga, hariyongeraho gupima amaso, nabyo bikagendera ku manota, anjyange ndayazi ubu ngubu. Mubona auto école, ntituvuge iyawe, tuvuge muri rusange, mubona auto école bari mu mujyi umwe barumva ibintu kimwe nuko izi nzego z'umutekano ziri kubikora? Kuko hari amafaranga menshi, urebye kiriya kigo uhita ubona icyo izi nzego zo zishaka, kuvugurura imikorere. Iyo muganira mwebwe ubwanyu muragana hehe? Kuko iyo urebye mu magurupe cyarimo SMS za system irafunguye, amatariki wakwiyandikisha aha n'aha, ugasanga ku byapa ku mapoto muri karitsiye hari umuntu ukubwira ngo twebwe dukora rimwe, ngo ugahita uyicyura. Ikoranabuhanga riraduha abahanga mu gutwara ibinyabiziga, ko ntabwo umunsi ku wundi tubona amakosa akorwa n'abashoferi. Byifashe bite mu bigisha ibinyabiziga n'amategeko? Muri urakoze cyane. Uretse ko nubwo mpagarariye cyangwa se ndi umuyobozi wa Perform Driving School, yego, n'ubundi ni nanjye muyobozi w'ishyirahamwe ry'abafite amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga mu Rwanda hose. Byumvikane rero ko ishusho y'uko amashuri ahagaze muri new model cyangwa se muri ubu buryo bushyashya ndayifite. Ntabwo amashuri natwe twasigaye inyuma, mu gihugu hose turimo turarwana natwe no gukora ibibuga bisa neza neza na biriya cyangwa na kiriya kibuga polisi igiye kujya ikoresherezaho ibizamini. Wenda mu minsi iri imbere muzadusura mugende mureba uko bimeze cyangwa se intambwe amashuri agezeho. Kugeza ubu iyo urebye usanga site zigeze kuri 16 dufite mu gihugu hose, abenshi bamaze kwitegura, baranatangiye gutunganya ubutaka bakora ibibuga nyine bisa na biriya. Dufite icyizere rero cy'uko mu minsi iri imbere, mu gihe kitari kirambiranye, amashuri yose azaba afite ahantu ho kwigishiriza hasa neza neza na hariya, ku buryo umuntu uzaba ashaka gukora ikizamini azaba afite ahantu yigiye hasa neza naho ari bukorera ikizamini. Yego. Wenda ikindi twakongeraho mu myigishirize ni imyitwarire. Urebye impanuka nyinshi zikorwa mu muhanda usanga ziterwa no kutubahana kw'abashoferi.
icyo rero nicyo dushaka gushyiramo imbaraga dufatikanyije na RTB, Rwanda TVET Board ndetse na polisi. Hari karikiramu twateguye bitandukanye n'uko umuntu yabyukaga akigisha ibyo yumva ashatse, ariko kugeza ubu hari karikiramu yateguwe dutegereje ko itangira igashyirwa mu bikorwa, ku buryo tuzatwigisha n'imyitwarire umushoferi uko akwiye kuba yitwara mu gihe ahuye na mugenzi we. Hands on skills, mufite icyitwa simulator. Hari mwari mwatekereza kugura simulators ku buryo umuntu atajya mu muhanda at least atarabasha kumanuvaringa imodoka ari kuri simulator? Simulator yenda ni kugira ngo tuyivuge neza, ni computer, ni screen nini wicara ukaba wakwambara rinete zayo ukaba uri mu muhanda. Ari simulator mwari mwagira? Twarabitekereje, ntabwo ziraza ariko nabyo turabitekereza, cyane cyane nyine nk'iri koranabuhanga. Buriya natwe twagiye guhugurwa hariya muri polisi, izo za simulators zirahari. Natwe zirahari hariya muri polisi. Natwe rero nibyo niho dushaka kugana. Mu muhanda gusa sinigeze njya mu cyumba kirimo simulators. Yego. Natwe niho dushaka kugana. Natwe dufite gahunda yo kuzizana tukazishyira mu mashuri yacu, ku buryo umuntu mbere y'uko ajya mu muhanda azajya yanyuze kuri simulator akabanza akamenya gutwara imodoka ari aho ngaho. Kuko iryo koranabuhanga rya simulator yenda ryanagabanya ambuteyage ishobora guterwa n'uri mu muhanda yiga kandi n'uburenganzira bwe. Rana nawe afite umwanya agomba kugira mu muhanda muri traffic, imodoka nyinshi akiga, ariko at least bihereye kuri simulator, kuko simulator nta mpuhwe, iraguha ibibazo, iraguha ya indiscipline mu muhanda. Bamwe baracana abandi bace hano, utwaye imodoka urabyitwara mute. Ibyo byaguforma kumenya ngo niba ntwaye imodoka ndi kwiga ngeze muri ambuteyage ku Giporoso, kuri peage hano ku Muhima ndabyitwaramo gutya. Jean Paul, hari abafite amaweto ekore bigisha basanzwe bigisha gutwara ibinyabiziga yaba moto cyangwa se imodoka, babaga bategeye cyane ku mafaranga y'ikizami 50,000 kwishyura uri bukorere ikizamini n'imodoka uri buze gukoresha. Amafaranga akaba ari mandatory, itegeko kuyatanga. Ariko ubu ngubu simpamya ko kuva tuzajya tujya gukorera mu Busanza amafaranga azongera kugaruka. Mugiye guhangana gute no kuba hari abantu bashobora gutumbagiza ibiciro byo kwiga kugira ngo bavanemo icya gihombo bashobora kuvanamo 50,000 cy'abanyeshuri 30 yigishaga? Ndumva nta mpungenge zirimo, kubera ko kwigisha imodoka nyine umuntu aziga imodoka nk'ibisanzwe. Wiga imodoka numara kuyimenya tujye twagushyira muri cya kibuga kimeze nk'icyo uzakoreramo ikizamini, tubone kuguhugura, tuguhugure imihanda, uburyo ibizamini bigiye bikurikiranye ibyo uzakora. Ntabwo ntekereza rero ko bizatuma hari abatumbagiza ibiciro byo kwiga imodoka. Ntaho byaba bihuriye. Muzabigenzura? Tuzabigenzura. Okay. Afande, hari ibibazo twabajijwe, ariko mbere y'uko bisubiza ndagira ngo ubanze utubwire izi perimi zije gukorerwa mu ikoranabuhanga ntabwo zije gutesha agaciro iz'abantu bakoreye mbere? Ntabwo izi perimi zije gutesha agaciro iz'abantu bakoreye mbere, kuko murazi igihugu turi mu iterambere, kandi iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Umuntu rero wakoreye perimi mbere adakoresha ikoranabuhanga n'ubundi azagumya gukoresha perimi ye nk'uko bisanzwe. Uyu nawe uzakorera perimi akoresha ikoranabuhanga nawe azabona perimi nk'iyo wa wundi yabonye mbere. Gusa aho bizaba bitandukanye ni uko uyu munsi wenda yakoresheje imodoka zikoresha cyangwa ibinyabiziga bikoresha ikoranabuhanga, ariko mu by'ukuri yaba ari wa wundi wakoreye mbere perimi ari n'urimo gukorera perimi uyu munsi uzaba akorera kuri iriya senta, ntaho bizaba bitandukaniye. Yego, dufite ibibazo bya nibikora, muzatangira ryari kwakira abakandida baje gukora? Ikintu cya mbere twabanje gukora no kugira ngo tubanze tumenyekanishe yuko hari ikigo cyiteguye gukoresha abantu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ari nabwo bukangurambaga turimo kugenda dukora hirya no hino, namwe mubidufashemo turabibashimira. Ariko mu gihe kidashyize kera turizera yuko umunsi wo gutangira nawo tuzawubamenyesha,
kandi umunsi bizaba rwose biri hafi nabwo tuzababwira tuti uyu munsi tushyizemo imyanya ku rubuga, abashaka kwiyandikisha biyandikishe. Ibyo igihe cyabyo nikigera tuzabibamenyesha, ariko ntabwo ari kera, ntabwo ari kera. Turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo abantu babanze bumve yuko hari ikibuga kigiye kuzajya gikoresherezwaho ibizamini mu buryo bw'ikoranabuhanga, naho itariki tuzatangiriraho nabyo mu gihe cya vuba tuzabibamenyesha. Yego, turacyafite ibindi bibazo bya nibikora. Umukandida watangiye gukora akaba yatsindwa ikizami mo hagati, azajya akomeza cyangwa kwa kundi winjiramo ubu kirenga kari agasozi ka demarage ukamanuka ugakata ugakora parikingi ya mbere iriya garaje, wagira nko muri paraleli kikagukubita. Yego, kandi ubusanzwe iyo wishe amakona uhita uvamo, ntabwo ukomeza muri parikingi cyangwa sirikirasiyo. Icyo kibazo ni cyiza, kiratuma abantu bamenya mu by'ukuri n'icyo abantu bagiye impamvu abantu bakwifuza gukorera hariya. Ubundi hari amakosa wakoraga agahita kuvana mu kizamini. Ubundi iyo ukoze ikosa mu kizamini nk'uko byari bisanzwe bikorwa, hari ikosa ako kanya rihita rikuvana mu kizamini. Uyu munsi bitewe wenda nuko wasangaga umuntu urimo gukoresha ikizamini ashobora kuvuga ati wenda ukoze ikosa rimwe agahita kuvanamo, cyangwa se ukoze amakosa abiri, hari ibyo yihanganiye akakuvana mu kizamini. Uyu munsi ikoranabuhanga niryo rizajya rikubwira ngo ugejeje ukoze ikosa rikuvana mu kizamini ako kanya, cyangwa se ukoze ikosa rigukuraho amanota abiri. Ushobora gutangira ugatangirana n'aya manota yawe 100, ugakora wenda agakosa gatuma uvanwaho amanota 2, ugakomeza, wagera imbere wenda ukongera ugakora irindi kosa ritakuvana mu muhanda ugakomeza. Ariko hari igihe ukora ikosa, hari igihe ushobora kuzajya hari amakosa uzajya ukora ako kanya sisiteme ihita ikubwira ngo parika, bitewe n'uburemere bw'ikosa, kuko amakosa afite uburyo ki arutanwa. Mu gihe rero wenda nko hanze umupolisi ashobora kuba ari we wajyagingaga cyangwa se warebaga atari ku uyu muntu reka muvanemo cyangwa se reka mwihanganire, ubu bwo ntabwo ari ukuvuga ngo ukoze ikosa ngo uhise uvamo, bizajya biterwa n'ikosa uzajya uba wakoze. Mu gihe rero uri muri cya kizamini cya sirikirasiyo, wenda urimo gukora ikizamini hanze ya senta, uri mu muhanda aho uhura n'abandi bakoresha umuhanda, mu gihe ukoze rya kosa riremereye rituma ujya munsi y'amanota 80, icyo gihe umupolisi ukuri iruhande arakubwira ugaparika, hanyuma imodoka akayigeza aho undi agomba gutangirira ikizamini. Hari n'igihe ushobora gusanga wenda na wa mukandida agize ibibazo, yego, ari mu muhanda wenda ararwaye, birashoboka. Wa mupolisi uri iruhande rwiwe ni icyo abashinzwe, ni ukumenya ngo uyu mukandida ndimo gukoresha wenda agize akabazo gatuma atabasha kuba yakomeza ikizamini. Icyo gihe uwo nawe ubashije uhagaritse ikizamini bidaturutse ku mpamvu ze, wenda ashobora gufatwa n'uburwayi. Icyo gihe wa mupolisi icyo akora ni iki? Ni uguhita ahagarika rya koranabuhanga, noneho wa muntu wagize ikibazo wenda afashwe n'ubwo burwayi nk'uko nari maze kubivuga, akaba yasaba yuko yagira gute, yasubukirwa ikizamini akazatangiraho yarageze, wenda yongeye kugaruka mu buzima bwiza. Icyo ni cyo wa mupolisi uzaba uri kumwe na wa mukandida ukora ikizamini abashinzwe. Nk'uko nageze kubivuga, ka gakosa akoreshejwe n'undi muntu, wa mupolisi hari amasegonda aba afite atagomba kurenza yo kuba yakansoringa cyangwa se yahagarika rya kosa, noneho agahabwa ya mahirwe yo gukomeza. Icyo gihe iyo umupolisi abikoze mu gihe runaka, rwose wa mukandida abasha gukomeza ikizamini. Ariko icyo nagira ngo ngarukeho cyane ni uko mu gihe ukoze ikosa rikuvana rihita rikudisqualifier cyangwa se rikuvana mu kizamini, icyo gihe sisiteme ihita inahagarara, ntabwo ikomeza kubara kuko already uba warangije gutsinda. Uri mwitemberera gusa. Yego, witemberera gusa.
afande ni akabazo k'amatsiko in terms of money. yego Kiriya kibuga gifasha amafaranga angahe yaba ari mu madolari cyangwa amanyarwanda? ni ikibazo mbajije wenda ntahita mbonera igisubizo ubu nonaha ariko ni iyo ushaka ibyiza n'ubundi ugomba kugira ikintu I know, right? utanga. Na aho ngaho niyo nkomoza Yego. vuga ni hari umuntu tureba uri i Rubavu vuga ngo abanyakigali dore ibyiza niho bigiye kwigumira. Biriya bigo muzabikwiza mu gihugu hose cyangwa bose bazajya baza gukorera hano? iyo mu Musanze? gahunda iriho iriya yari ni nk'intangiriro Yego. ariko muri purani cyangwa se mu iteganyamigambi polisi y'u Rwanda ifite ni uko biriya bigo bizakwirakwizwa no mu bindi bice by'igihugu ku buryo gakondo tukayivaho burundu. turagenda turi mu iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. hari igihe wenda mu myaka ingahe iri imbere ntazi ushobora gusanga rwose bwa buryo twari dusanzwe dukoresha buvuyeho. nk'ubu mbere wenda nguhaye nk'urugero dutangira gukoreshereza ibizamini by'impushya z'agateganyo kuri mudasobwa abantu ntabwo babyumvaga. twatangiriye hariya ku Muhima dufite senta imwe ariko uyu munsi dufite senta zigera muri 16 ziri hirya no hino. abantu ntabwo babyumvaga rero ntabwo bumvaga yuko bya bintu abantu bagendaga muri stade bakicara bagakora ikizamini bishobora kuzavaho. uyu munsi niba ushaka gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo uriyandikisha ukavuga uti ndashaka kuzakorera wenda muri Kigali Nyarugenge hariya ku Muhima, ndashaka kuzakorera Bugesera, ndashaka kuzakorera Gicumbi, ukiyandikisha bakaguha kode n'isaha yawe ku buryo umenya ngo isaha saa 5 wenda n'urugero nzaba mfite ikizamini i Gicumbi. ugafata iyo kode, ubwo ndavuga ku bijyanye n'uruhushya rw'agateganyo, ugafata iyo kode hanyuma ukavuga uti ndapanga gahunda zanjye, igihe nikigera ngende nkora ikizamini cyanjye ntahe ndatanze amanota yanjye niba natsinze cyangwa se niba natsinze. no kuri iriya senta tugiye gutangiza minsi iri imbere nako bizaba meza. cya gihe umuntu yamaraga amasaha 8 agera hafi ku 8 wenda yageze ku kizamini mu gitondo, hari ibibanza gukorwa agasoza ikizamini nka saa 8, ubu ngubu ni igihe kitarenze isaha. niba ushaka gukora saa 10 usoje akazi, birazwi yuko hari abantu baburaga umwanya wo gukora wo kujya gukora ibizamini wenda bitewe n'inshingano z'akazi afite. ugasanga kumutwara isaha yose amasaha 8 biramugoye. ariko ubu ngubu uzajya wiyandikisha uvuga uti ndashaka gukora saa 10 z'umugoroba. saa 10 uba ugeze kuri senta, hanyuma wubahiriza ibisabwa, ukora ikizamini cyawe mu gihe kitarenze isaha, ubu utahe uvuga uti natsinze cyangwa se natsinzwe. ndetse mu gihe kiri imbere harimo haratekerezwa uburyo wa muntu wakoreye kuri iriya senta azajya anatahana na perimi yiwe. urumva yuko mu by'ukuri turimo turagenda tugana ahantu heza cyane, aho umuntu azajya akora. hari n'igihe ashobora kuvuga uti ndashaka gukora saa moya z'ijoro. hariho uburyo mwabonye yuko mwarahageze, yes, harimo amatara cyane. ubwo buryo nabwo burateganyijwe. bandi bajyaga bagira ikibazo cyo kubura umwanya, bajyaga babura umwanya wenda mu masaha y'umunsi, bashobora no kwiyandikisha mu masaha y'ijoro, kuko ubwo buryo nabwo burateganyijwe. ngira ngo mwabonye yuko haba hari amatara, wagira ngo bari nko ku manywa iyo ni mu mujyi ni Kigali. yego. Jean Paul, hari ikibazo cya nyuma yego cyane ibikora ngira ngo yabisubiza tugakomeza. yavugaga yabazaga ati hari abantu bazaba babonye bageze ku kibuga bwa mbere, haba hari igihe cya tuwa cyangwa kwimenyereza, kwihugura ku bantu bazajya babaje kuhakorera bwa mbere aribwo banabibonye. mwunganiye nta muntu wakuyoboye muri uriya muhanda, kuko njyewe umusore mwampaye yarabanje arambwira ngo urakata gutyo uragenda gutya ya rompwe byose. njye nari ndi kuhasura, ntabwo nari ndi gukora ikizamini. birerekana ko uriya muhanda utawumenyera uje gukora ikizamini n'ubwoba bw'umuntu uje gukora ikizamini bishobora gutuma atsindwa. iyo umuntu aje gukora ikizamini hari umuntu ubanza kumwereka umuhanda, cyangwa nabwo n'ubumenyi muba mumukeneyeho? nabyo nibyo. ubundi
icyo dushaka cyane ni ukugira ngo umuntu yige gutwara imodoka, yige gutwara ikinyabiziga azakoresha akeneyeho uruhushya ashaka kuzakoresha. Uyu muntu rero wifuza kuza gukorera hariya, ngira ngo mwumvishe mu bafatanyabikorwa bacu yuko hari ibibuga bimeze nka hariya, ashobora kuhanyura akagenda akahihugurira. Ariko natwe turateganya yuko uriya muntu uje ari bwo bwa mbere yize imodoka, yigira mu yandi mashuri, mu yindi modoka, uriya muntu turateganya yuko azajya aza tukabanza tukamutembereza ikibuga, kuko ziriya modoka zanyu nkunganiye ni nshyashya kandi gearbox ukuntu iteye reverse ifite ukuntu uyitsindagira ukashyiramo, biratandukanye. Jean Paul wenda araza kubitubwira, bivuze ngo byanga bikunda cyane umuntu umubwira ngo biraza gukorwa gutya, birashoboka niko bipanze. Turabiteganya nko mu minsi ya mbere abantu batari babona ahantu bazajya bimenyerereza, ko mu minsi ya mbere nibura abantu bazajya tukabanza tukamwereka ikibuga, tukabanza akakinyuramo, ni nacyo dukora. Tukabanza tukamumenyereza ikibuga, akamenya ikibuga uko kimeze, noneho byanaba ngombwa bitewe n'uburyo tubona wa muntu niba koko ashobora kuba yarize neza, hari n'igihe dushobora kuba twamuha wa mwanya akabanza akanyuramo akareba. Ariko dufite na simileta, na simileta nayo irahari ikoze mu buryo kiriya kibuga kimeze, ku buryo naho ukeneye ko wazabanza ukimenyereza, ibyo nabyo hari uburyo birimo gutekerezwaho, ku buryo wa muntu ushaka kugira ngo abanze yimenyereze ikibuga abe yanyura kuri iyo simileta, yimenyereze, arebe uko ikibuga kimeze, ku buryo abasha kwinjira mu kizamini neza. Ariko ibyo nabyo ni ibintu bizagenda bitekerezwaho ku buryo bizajya byorohera wa muntu uje gukora ikizamini hariya kuri iriya senta. Jean Paul, mugure simileta, mugure amadarubindi ya VR, ubundi twinjire mu ikoranabuhanga. Wowe iwawe mu ishuri ryawe wigisha iminsi ingahe? Bakora rimwe gusa? Kuko niho muhera mubona abanyeshuri. Yego. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe muri rusange twigisha iminsi 30 gutwara ikinyabiziga, ukiga gutwara ikinyabiziga nyine mu muhanda, ndetse tukanaguhugura bya bizamini byakorwaga uko ari bine. Yego. Nyuma yaho warangiza ukajya ukiyandikisha ukajya gukora ikizamini. Uwo muntu wize iyo minsi rero 30 tuba tuzi neza ko najya gukora ikizamini byanze bikunze atagize amahirwe makeya abasha gutsinda. Urumva kugeza ubu rero iyi system irorohereza abakandida bacu, kubera ko na avantage ubu ngubu wakoraga ikizamini agakosa gato yukoze kagahita kagukura mu kizamini. Urakoze. Aho ngaho niho nshaka no gufungura umurongo wa telefone kugira ngo wumve ibyo abanyeshuri babashinja. Bivuga ngo mufite ibirego byinshi cyane. 1, imodoka zanyu ngo zirahenda. 2, umuntu ngo yishyura ibizamini byose yatsindwa kimwe, bya bindi byose ngo akabara bihombye. Umurongo wacu wa telefone bawufungure kugira ngo wenda ntaza kuvuga ngo nabihimbye, nabo bakwibwirire uburyo ki babivuga, kubera ko ni wowe muyobozi w'aya mashuri, association yanyu. Imirongo yacu irafunguye, nimero wayibona kuri screen yawe. Niba hari umuntu uri kuri telefone bamuduhereza. Ariko hakunze kuvugwa ko umuntu ashobora ngo kuba ari kwiga gutwara iriya modoka bitewe n'uko umwigisha kimukeneho utundi dufaranga, ngo akazajya anaguhindurira gihe, kuko amaguru aba yafite muhuje pedale. Ntabwo atorera ikosa uri bukore, ahubwo ngo araguhindurira. Wowe ugashiduka ufite vora gusa akuyobora, ariko reka da imodoka pratique ukaba wayikora amezi n'amezi. Utwo dufaranga nta kuntu mwaborohera ukamufasirita gutsinda vuba? Erega abayikeneye ni benshi, n'abakiriya muzababona baracyahari. Muri ntabwo nemera ko wenda umwarimu ashobora kwigisha umuntu igihe kirekire kugira ngo akomeze amukureho amafaranga. Yego. Habaye hari n'ufite izo ndangagaciro mbi twazamuganiriza tubaye tumumenye.
mujya mubona complain z'abanyeshuri, hari uburyo ki mushobora kubona amakuru y'ibibera mu bigo byigisha gutwara ibinyabiziga? amakuru turayabona, yego, ariko ikivuze cyo nari ntarakibona. Ariko hari andi makuru tugenda tubona y'imyitwarire nyine yindi y'abarimu itaba ari myiza, ariko nyine bene abo tugerageza kubaganiriza bakagenda bahinduka. Rero nicyo kiramutse kiriho, wenda amakuru yazatugeraho nabyo tukareba uko twabikosora. Imodoka ngo zirahenda, biriya biciro rura yaba ibafasha kubishyiraho, icyo ni kimwe ko namwe muvuga ngo hari amapiyese mugura ahenda buri munsi, ariko nanone kuba wishyura ibizamini byose nta kintu mwabivugaho? Ntimwaborohereza umuntu agakora akishyura ikizamini agiye gukora, yenda yatsindwa ntabyishyure byose? Erega muri iyo ugiye mu ishuri, iyo ugiye kwiga, yego, ntabwo uvuga ngo nziga iri somo rimwe. Niba ugiye kugira ngo utsinde ikizamini ugomba kwiga amasomo ane, ayo masomo yose ugomba kuyiga kugira ngo uzabashe gukora cya kizamini utsinde. Yego. Ni nayo mpamvu rero wishyura minerivare nyine igenwe. Rura ntabwo idufasha gushyiraho ibiciro, ariko twari twanabiyisabye ko yabidufasha, wenda biracyari mu nzira, kuko iyo turebye dusanga ahubwo twebwe ukurikije ibiciro by'imodoka nk'uko bivuga na PS aho zigeze, twebwe dusanga ari makeya. Niyo mpamvu twasabye Rura ko yadufashe gushyiraho ibiciro. Kuvuga rero ngo nta kuntu ngo twashyiraho ngo kujya yishyura ngo ikizamini kimwe ngo yagitsindwa ngo akishyura ikindi, buriya ibyo bisa no gutanta chance, gupima amahirwe. Yego. Ati aka ngaka ninkora kangagatsinda mbone gukomeza. Ahubwo twebwe twashishikariza umuntu kubanza akiga, yamara kwiga akishyura ya mafaranga koko yumva ko ari capable yo gukora ikizamini agatsinda, atari ukujya gupima amahirwe. Rero ibyo byo numva bitaba ari byo kuvuga ngo yishyure ikizamini kimwe. Akenshi mbere byabayeho, ariko tuza gusanga niho hantu hatuma abantu batiga imodoka. Jean Paul, uzi ko hari umuntu udukurikiye wagurishije agasambi iwabo muri Kirehe, akaza i Kigali, akaba acumbitse kwa mubyara we, nawe batumvikana kubera ko nyine nta kintu amufasha mu gutuma ubuzima bugenda neza, arashaka perimi. Wamugiriye ihe nama ugereranyije n'ibyo biciro? Udufaranga yavanye mu cyaro turi gushira tureba, kandi ntabwo azasubira atayibonye. Inama namugira no kubanza utwo dufaranga akadukoresha yiga gutwara ikinyabiziga. Buriya iyo wize ko gutwara ikinyabiziga ukakimenya neza, mu by'ukuri iyo ugiye gukora ikizamini nta cyatuma utagitsinda. Ariko nuvuga ngo ngewe nzajya ngenda mbanze mpime amahirwe, nimbona ndangije amakona nge nakora na parking, nakwishyura yo gukora parking, aho ntaho byakugeza. Inama nziza no kubanza ugatanga amafaranga asabwa ukiga gutwara ikinyabiziga, ukajya wabona kwiyandikisha gukora ikizamini. Afande, hari impanuka zagaragaye mu bizami mu bihe bitandukanye, ugasanga umuntu yarenze umuhanda, bibaho. Muri kiriya kibuga niba navuga ngo emergency cyangwa se muzafasha gute niba nta personal contact zabaho, wenda ngo umuntu agufasha afate frein, muzafasha gute kurinda izi mpanuka zishobora kubaho? Panike ni ikintu gishoboka, cyangwa se no kubura control y'ikinyabiziga. Izi mpanuka muzahangana nazo gute muri kiriya kibuga? Murakoze. Muri kiriya kibuga nubwo nta mupolisi uzaba wicaye iruhande rw'ukora ikizamini, ariko hari ahantu hagenewe abapolisi bazajya baba bari, ku buryo niba babonye hari behavior cyangwa se hari imyitwarire uri mu kizamini agaragaje, bashobora kuba bakwihutira kumutabara, kumufasha. Kandi hari n'ubundi buryo burimo gutekerezwaho nabwo buzashyirwa mu modoka cyangwa se ku kinyabiziga umuntu azajya aba arimo gukoresha, ku buryo bigaragaye yuko umuntu ashobora kuba agize ikibazo agakata control, injini bashobora guhita bayihagarika cyangwa se bahagarika imodoka
bikozwe na wa muntu uri muri tour de contrôle ku buryo wa muntu adashobora kuba yakomeza ikizamini. Ku murongo wa telefone, halo halo, kuri telefone, halo, waramutse? Hello? Yes, ndumva telefone ntabwo tuyakira neza. Wari ukivuga ko ikoranabuhanga rishobora kuzimya moteri? Yego. Ibyo nabyo birimo biratekerezwaho kugira ngo wa muntu ugize ikibazo wenda ari mu modoka ashobora kugira gutyo ugasanga sisiteme iramubwiye ngo aratsinzwe akitwara ukundi. Yes, akitwara ukundi. Hari ubwo buryo umupolisi azajya bari hafi kugira ngo ahite aba yamuhagarika, ariko hari n'ubwo buryo bw'ikoranabuhanga nabwo burimo gutekerezwaho, nabwo buzashyirwa mu modoka ku buryo wa muntu mu gihe agiye bigaragaye yuko wenda agize akabazo bashobora kuba bahagarika imodoka mu buryo bwihuse atari yateza ibibazo. Yego. Jean Paul, iyo tuvuga ibijyanye no gukorera ibizami, akenshi usanga ari ikintu umuntu yateguye imyaka 2. Dona n'ibihe bya covid twagiyemo byatumye abakandida baba benshi. Iyo bigeze kuri iki gihe turi mu gihe cy'ikoranabuhanga nibyo, ariko no kwiyandikisha abantu benshi barimo barashaka kujya gukorera mu ntara kugira ngo bahunge ya tariki afanda ashobora gutangaza mu minsi iri imbere ati mu kwezi gutaha turatangira gukora. Abantu ntabwo bashobora kubacikaho bakabashiraho akavuga ati nzaza nige iyo minsi 3 cyangwa se iminsi njye gutata chance Muhanga ntabwo ari kure, njye gutata chance Rwamagana, i Bugesera, Kamonyi, hari ahantu haba ari hafi. Aho hantu ugasanga niho hanashaka gushyira imbaraga cyane, mwe mukaviramo aho. Ntekereza ko izo mpungenge nyine kiriya kigo kizazikemura, kubera ko uzajya kwiyandikisha bizajya biba buri munsi. Kwiyandikisha bizajya biba buri munsi, gukora bibe buri munsi, yewe ndetse afande yabivuze ko n'amasaha ashobora kuziyongera bikagera n'amasaha y'ijoro, wa wundi utabona umwanya akabasha kuba yakwiyandikisha akajya gukora nijoro. Ntekereza rero ko ibyo bizagabanya umubare w'abantu benshi bashobora kujya mu ntara kubera ko babuze imyanya hano muri Kigali. Ikindi kujya mu ntara bishobora kuba amahitamo. Yego, bishobora kujya mu ntara kuko ikigo nabonye gikomeye hariya kirakaza. Kirakaza, ariko gukara muvuga ni ukubyumva, ariko mu kubikora ntekereza ko ari byo bizaba byoroshye kuruta kujya gukora biriya bya gakondo Maurice yavugaga, kuko iki kigo kiraguha amahirwe yo gukomeza igihe ufite 80%, mu gihe biriya bigusaba gutsinda 100%. Ntekereza rero ko kirakomeye, tuvuga ko bikomeye kubera ko turabyumva, ntabwo turabona aho bikorwa, ariko nkanjye nabonye aho bikorwa biroroshye. Icyo nakubwira cyo, yenda muri gakondo hazamo human appreciation, uburyo ki umuntu yabibonye, amasaha ikizami kirakakaye, izuba hazamo gutuma ibintu byihuta, ariko hariya trust me ni computer. Icyo ndareba ejo hazaza ho gutwara imodoka. Afande, hari ukuntu mu bihugu by'amahanga umuntu ufite halo kuri telefone, halo waramutse? Halo ku murongo wa telefone, halo hello, twakwakiriye. Telefone ntabwo iri gukora neza, bari kubanga bw'ibyuma bayikemurira ikibazo. Hari ukuntu hagati ya provisoire na definitive, iriya L rana mu bihugu by'amahanga yemerera umuntu kuba yakwitwara, abamuri inyuma basoma iriya lettre bakaba bamubererekeye nyine uko bazi ko arimo, noneho mukazagenda murereberaho na conduite. Mu Rwanda byashoboka, yenda turabijyanira na perimi ya automatique. Abasenateri bigeze kuvuga ko iryo tegeko rihari, ariko ntabwo twigeze tumenya akabati cyangwa tiruwari ririmo. Ni nawe imvugo yakoreshejwe. Ku tuntu tubiri hari icyo mwatuvuga ko byaba ari game changer muri perimi hano mu Rwanda. Yes, ku bijyanye na wa muntu ubonye perimi cyangwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga akiri mushya, kuba wenda hari iyo nyuguti yashyirwa ku kinyabiziga arimo gutwara, byashoboka. Ariko uyu munsi mubona yuko iriya nyuguti iri ku modoka zikoreshwa
na za driving schools cyangwa se n'amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga. Icyo nacyo ni ikintu abantu baha agaciro mu gihe kiri imbere, ku buryo umuntu kandi birakorwa utari wagira experience muri bya bihugu tuvuga ngo tureberaho byatubanjirije byadukoronije lemishayi. Ibyo nabyo abantu babirebaho mu gihe kiri imbere, ariko ikigaragara ni uko twebwe icyo turebaho cyane ni uko wa muntu niba yarafashe umwanya wo kwiga, agafata umwanya uhagije wo kwiga, akaba ari kumwe na mwarimu, atari ba bandi uyu munsi avuga ati iwacu wenda cyangwa dufite imodoka umubyeyi nayiparika ndahita njyamo ngerageze. Hari abaziga muri ubwo buryo, ariko icyo turebaho cyane ni uko wa muntu tuba tufata nk'umuntu wanyuze muri auto école akiga akamarana igihe kirekire n'umwarimu, tuba twizera yuko mu by'ukuri aba afite experience cyangwa se afite ubumenyi bumwemerera kuba yatwara ikinyabiziga. Ariko uko tugenda tubona nta bushakashatsi bwari bwakorwa ngo turebe wa muntu ubonye perimi uyu munsi ese ni ukora aksida ugereranyije n'aba bandi bafite experience ihagije. Kuko ikigaragara ni uko wa muntu uburyo umaje ukimara kubona perimi burya hari ukuntu aba yitwararika. Niyo ugiye kureba wenda nk'abantu bakunze bakora impanuka kenshi, usanga iyo ugiye kureba iperimi igihe yayiboneye ugasanga yimaranye nk'imyaka 5-6 ayikoresha, kubera yuko bavuga ati ndamenyereye umuhanda, ugasanga ahubwo abenshi nibo bashobora kuba bakora amakosa nk'ayo. Ariko ibyo nabyo abantu bagumye kubitekerezaho, tukareba ese koko birashoboka ko wa muntu ukimara kubona imodoka, ukimara kubona perimi, ku modoka atwaye yajya yomekaho ako kantu gatuma abantu wenda bajya bamwitondera. Ibyo nabyo abantu babikurikirana bakareba. Ikindi mwari mubajije ni ku bintu bijyanye na automatique. Muri kiriya kigo kizafungura mu minsi iri imbere, harimo n'imodoka zagenewe kuzajya zikorerwaho ibizamini bya automatique. Ariko nk'uko ngira ngo mwabyumvise, iriya perimi ya automatique izaba itandukanye n'izi perimi dusanzwe dufite, ari nabyo ababishinzwe barimo gukoraho, kuko hari itegeko rigomba kuza rivuga ngo iyi perimi igomba kuba, cyangwa se iteka cyangwa se ibwiriza rishobora kuzaza rivuga ngo iyi perimi izaba ikoze muri ubu buryo. Mwabatubwira se bakabyihutisha. Impamvu ni uko ahantu tekinoloji igeze, urabona namwe mwatangiye kuyadopta, ikoranabuhanga turabibona ahantu hose. Murazi ukuntu umuvuduko umeze. Imodoka electrique nta mpamvu yo kwirirwa wivuna ngo urahindura amavitesi n'ibiki, uricaramo manevre nto ikagutwa. None ubu tugeze kuri self driving. Sinzi niba mutarabonye mu makuru ko hari abacuruzi b'imodoka batangiye kugura Tesla hano i Kigali. Ni ukuvuga ngo self driving mu minsi iri imbere nazo turaba tuzibona. Hari icyo muri gutekereza ku modoka uzajya ubona ugasanga nta mushoferi urimo, hicayemo umugenzi yicaye inyuma? Ibyo ni ibintu bishyashya birimo kuza. Imihanda yacu abantu bariteguye, aba bapolisi bari mu muhanda biteguye kuzabona imodoka yitwaye nta mushoferi urimo. Amategeko ajyanye na biriya bintu byose biri kuvugururwa. Ndakeka perimi automatique itakagombye gutinda kuko ibintu byinshi biri imbere cyane. Birumvikana. Yego. Uko turimo gushaka uburyo kiriya kigo cyatangira vuba, ni nako n'abafatanyabikorwa turimo gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye bazadufasha gutuma nyine dutangira gutanga serivisi vuba. Icyo kintu rero kijyanye n'iteka cyangwa se itegeko, ishobora kuza ari iteka, ishobora kuza ari itegeko, ishobora kuza ari ibwiriza. Inzego zibishinzwe zirimo zirabikoraho, nabo barimo barabikoraho, ku buryo niba dutangiye gukoresha ikizamini kuri manuel hariya kuri iriya center, na automatique nayo iri hafi, izaba iri hafi, kuko ababishinzwe barimo barabikoraho, ku buryo nabyo wenda mu gihe kidashyize kera tuzaza kubatangariza yuko noneho umuntu ashobora kwiyandikisha gukora kuri automatique hariya mu Busanza, kuko zirahari, imodoka zirahari, systeme ikoranabuhanga tuzakoresha nta kibazo kirimo. Ubu igisigaye ni ukuvuga ngo noneho iperimi ya automatique iremewe, izaba imeze gutya, ahasigaye tugatangira gukora uko
twubahiriza ibisabwa n'itegeko. yego izi perimi gakondo twakoraga habaga hari umupolisi na bagenzi be abakoresha ibizamini n'ubahagarariye babanzaga kubaza special cases, ubwo ndavuga abafite ubumuga wenda uwarwaye se ku munota wa nyuma bimwe mwatubwiraga, abagore batwite. Izo special cases wenda z'umuntu urwaye zo ashobora kwimva atameze neza n'undi akaba yabimenyesha, ariko se nk'umuntu ufite ubumuga izi modoka zifitemo zincludinga gute uyu muntu ufite ubumuga? Ku muntu ufite ubumuga ngira ngo mujya mureba ku rutonde rwa perimi dufite mu itegeko ryacu cyangwa iteka ntibuka nimero yaryo, bagenda bagaragaza kategori dufitemo na kategori ikoreshwa cyangwa se ikorerwa n'abantu bafite ubumuga. Umuntu rero ufite ubumuga muri ziriya modoka dufite hariya ntago byateganyijwe, ariko ubwo nabyo birateganywa mu gihe kiri imbere. Uriya muntu ufite ubumuga bitewe n'ubumuga afite araza akabonana, dufite komite ishinzwe gukora screening, ishinzwe kureba ubusabe bwa wa muntu, hanyuma twasanga ubumuga afite butamubuza kuba yatwara ikinyabiziga, ubwo tumubwira nabo ikinyabiziga agomba gutwara ko kiba cyubatse. Hari igihe biba ngombwa yuko azana ikinyabiziga wenda afite ubumuga bw'igice cyo hasi, ashobora kuba yatwara ikinyabiziga akoresheje amaboko. Icyo gihe aragenda akazana ikinyabiziga kijyanye n'ubushobozi bwe bwo kuba yatwara ikinyabiziga, tukagisuzuma, hanyuma uriya muntu akemererwa kuba yakoreshwa ikizamini. Ku bijyanye rero n'izo modoka hariya ntabwo twazizana, ariko nabyo ni ibintu nabyo biri muri gahunda y'uko umuntu ufite ubumuga ushaka gukorera ikizamini hariya nawe ntabwo twamushyira ku ruhande, kuko tugomba gushaka imodoka nayo izaba yubatse nk'uko uriya muntu abyifuza. Nk'urugero uyu munsi nk'umuntu ufite ubumuga wenda bw'ukuguru kumwe ashobora kuza tukareba uko ubumuga bwe bumeze, hanyuma akaba yakwemererwa kuba yakoresha ya modoka ya otomatike bitewe n'ubumuga afite. Icyo gihe iyo akoresheje ya modoka ya otomatike ahabwa kategori ya B1 cyangwa se B1 bitewe n'ubumuga afite. Icyo gihe rero niba mu gihe yaje akabisaba turabisuzuma, hanyuma akaba yakwemererwa gukoreshwa ikizamini. Yego Jean Paul, mu myigishirize yanyu mwakira ryari aba bafite ubumuga? Niba bashobora gusonerwa bakaba bakora, mwe mubakira ryari? Bwa bundi ariko bw'ingingo, kuko bw'uruhu bwo ntabwo bwatuma umuntu adakora ikizamini. Urakoze. Nk'uko afande yari abivuze, natwe abantu bafite ubumuga rimwe na rimwe batugeraho bashaka kwiga imodoka, ariko nyine natwe turareba ati ubumuga afite ni ubumuga buteye bute. Akenshi usanga ari ubumuga bafite akaguru kamwe ariko gakora kandi kadakora. Icyo gihe natwe iyo tubirebye nta byuma twebwe dufite ngo tubanze tubapime, ariko natwe tubagira inama yo kuba bakoresha imodoka za otomatike, hanyuma bakiyandikisha bakajya gusaba kuba bakoreshwa ikizamini. Uretse ko kugeza ubu noneho twazanye n'imodoka abantu bashobora kuba bafite ubumuga bw'igice cyo hasi bashobora gukoresha amaboko, zifite yaba accelerateri iri kuri vola na feri, byose biri hejuru. Ubu muri driving school izo modoka zirahari, ku buryo uwaba afite ubumuga nk'ubwo ngubwo ashobora kuza tukaba twamwakira akiga icyo kinyabiziga. Kuri telefone, halo, umurongo wacu wa telefone uracyafunguye, twakwakira telefone imwe cyangwa se ebyiri. Turaganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu gukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Twagiye tubona hello, kuri telefone, waramutse? Ntago telefone biri kwemera, niba bitanashoboka ubwo hashobora kuba hari ikibazo mwihuza nzira. Twakomeza ikiganiro cyacu cyane ko kinagaragara ku musozi. Twavuze ku modoka ntoya, ariko ntitwavuze ku mabisi n'amakamyo.
hari ahantu naho ibizamini bizajya bihakorerwa byifashe bite? hariya tuzajya tuhakoreshereza ibizamini by'imodoka ntoya ubwo kubifuza gukorera kategori B, hanyuma tuhakoreshereze imodoka nini ubwo ku bashaka kategori C, abashaka kategori D n'abakorera kategori ya D1 za bisi nini. ubwo n'amapikipiki birumvikana yuko naho duhafite ikibuga cyaho tuzajya dukoreshereza amapikipiki ngira ngo abadukurikiranye bagiye babonye icyo kibuga. Ibinyabiziga tutazahakoreshereza ni ibinyabiziga ku bashaka kategori cyangwa se icyiciro cya kategori ya E. ubwo E ndashaka kuvuga izi modoka nini za rukururana cyangwa se yego, na F kuri bandi bashaka gukorera kategori z'imashini. Aho ngaho ho bazakomeza gukorera aho bari basanzwe bakorera, ariko uko tugenda twagura centers cyangwa se tuzajya dukoreshereza, hari igihe mu gihe kiri imbere n'izo kategori zindi tutazajya dukoreshereza hariya zazajya zikoresherezwa ahandi ku zindi centers twazaba twubatse mu gihe kiri imbere. Kugeza ubu ngubu mwavuga ko ari ayahe masomo mumaze gukuramo nubwo mutaratangira gukora, ariko amatesite mwakoze aho mwagiye mwigira, ni ayahe masomo mumaze gukuramo mubona ko azatuma noneho mushobora kongera imbaraga, kongeramo ibyo bintu byose mubona ko mugikeneye? Icya mbere ni uko muri tesite twakoze ni uko twasanze rwose senta irakora neza, nta kibazo. Ngira ngo mwumvishe hari n'umuntu wigeze guhamagara avuga yuko yahakoreye. Yes, hari abigeze kuhakorera dutesitinga senta sisiteme uko izaba imeze kandi byagenze neza. Gusa iki kigo ntabwo kiri henshi muri Afurika. Ngira ngo aho kiri ni mu gihugu kimwe cya Botswana, nacyo kitaravanse nk'uko kitari ku rwego nk'urwacu. Aho rero twagiye tukura ririya koranabuhanga, batugaragariza neza yuko uko abantu bagenda bamenyera bahagana, bigaragara yuko mu by'ukuri ari bwo buryo bwiza buri simati, ariko bivuga bwiza busobanutse abantu bakoreramo, ku buryo uko tuzagenda twagura ibikorwa tugashyirana iyi senta no mu bindi bice by'igihugu, twizera ko abantu bazahagana cyane, kuko ni uburyo bwizewe, ni uburyo bunoze mu gutanga serivisi, ku buryo na bya bindi abantu bavugaga ngo twigeze kubivugaho ngo yarenganye yagize gute, ibyo bizaba bicitse burundu, ku buryo rwose niba warize neza ukajya mu ishuri ukiga ugakora imyitozo ihagije, gukorera kuri iriya senta ni uburyo navuga ko abantu bazishimira. Iyo ugiye gutangira ikizami wicaye mu modoka, kuki hari ahantu bagusaba gushyira igikumwe? Kiriya gikumwe gikora iki mu modoka? Icyo ni ikibazo cyiza cyane tubajije. Mu buryo busanzwe twagiye tubona yuko hari abantu, ndi Emmanuel ndiyandikishije kuzakora ikizamini, ariko kubera yuko ntiyizeye neza, Jean Paul akaza akaba yankorera. Byagiye bigaragara, tukaza kubivumbura nyuma yuko uwaje gukora ikizamini atari we, tukamuvumbura wenda ageze hagati, kuko hari ibyo tubanza gucekinga, tubanza kureba uyu muntu niba aje gukora ikizamini ese koko ni we. Ubwo ndavuga mu buryo busanzwe, tukareba indangamuntu yiwe, tukareba kode yiwe, tukareba ko ari we. Ariko hari abantu bagenda bagahindura, akaba yafata nk'indangamuntu yanjye akayihindura agashyiramo Jean Paul, wayireba ukagira ngo ni njye uje gukora ikizamini, kumba atari we, atari njye uje gukora ikizamini. Iriya koranabuhanga rero ukinjira aho twakirira baje batugana, hari aho bazajya bagusaba gushyiramo igikumwe, noneho barebe yuko ari Emmanuel, ubwo ni urugero ntanze, uje gukora ikizamini, kuko ririya koranabuhanga rihujwe n'ikoranabuhanga rya NIDA,
iyo uteye igikumwe So, iyo ushyizemo igikumwe Yego. biha amakuru nida ikemeza ko ari wowe nyir'indangamuntu. cyane tugahita tukubona Aha. nida ihita iduha amakuru yose kuri wowe Systeme zirahuye. zirahuye Wow. noneho iyo umaze kuva aho ngaho bacekingira yuko ari we uje gukora ikizamini niyo ugeze mu modoka kuko reka mvuge ngo niba hari ukuntu abantu bashobora kugira gutya ugasanga Binjiranye mu kigo ari babiri akajyamo akiyandikisha ariko agasohoka undi. iyo nanone rero winjiye muri iriya modoka ugiye gutangira ikizamini n'ubundi hari ahantu ukoze igikumwe cyawe n'ubundi tugahita tubona yuko ari wowe ugiye gutangira ikizamini ubwo urumva biba biciye cya kintu cyo kuvuga ngo nariyandikishije gukora ikizamini ariko ngiye gukorerwa n'undi muri make bica ya makosa yakorwa aho usanga umuntu ashobora kuba yakorera undi ikizamini ugasanga perimi arayibonye ariko mu by'ukuri atari we wakoze ikizamini. Reka dusoze ikiganiro cyacu. Mwakoze cyane. Ni CSP Emmanuel Hitayezu, umuyobozi ushinzwe ibizamini ishami rya polisi rishinzwe ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga, by'umwihariko aduha ishusho y'ikoranabuhanga riri gutegurwa gutangira gukoreshwa mu minsi iri imbere. Mwumvisemo impinduka nyinshi zigamije ibyiza. Reka kandi nshimire Jean Paul Habumugisha, afite ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda apaforme. Mwakoze cyane. Mwakoze namwe. Yes.